Inshuti zanjye nkunda, uyu munsi mbazaniye ubutumwa bw'ibyiringiro, ubutumwa bw'inkunga, ubutumwa bugamije gukomeza kwizera kwanyu. Mushobora kuba mugiye mu bihe byo gutegereza, igihe cy'amatsiko, igihe mu buzima bwanyu mwumva nta kintu kirimo kuba, ariko reka mbabwire ikintu kimwe uyu munsi. Iyo Imana igiye kuguha umugisha w'ikintu gikomeye, izakwereka ibimenyetso, izagutegura, izagushyira mu mwanya mwiza, kandi niba urimo witondera. Niba ufite amaso yo kureba n'amatwi yo kumva, uzamenya ko umurimo w'Imana urimo gukorerwa mu mibereho yawe. Ndashaka ko mumenya ko Imana itagira icyo ikora idafite umugambi, ntigikora amakosa na rimwe. Niwe Alpha na Omega, niwe tangiriro akaba n'iherezo, kandi afite umugambi w'ubuzima bwawe uruta ibyo ushobora kwiyumvisha. Ariko mbere y'uko uwo mugisha ukomeye ugera, Imana ikunda kutwemerera kunyura mu gihe cyo kugeragezwa, igihe cyo gutunganywa, kandi muri icyo gihe iduha ibimenyetso by'Imana bigaragaza ko hari ikintu gikomeye kigiye kuza. Umunsi ndashaka kubagezaho ibimenyetso. Ndashaka ko mubyumva neza, kuko niba mubibona, ubwo rero mugomba kwitegura Imana igiye kuza mu buzima bwanyu mu buryo bukomeye. Umunsi ngiye kubagezaho ibimenyetso 7 bigaragaza ko Imana igiye kugukorera ibintu binini. Ikimenyetso cya mbere, jya urushaho kuba maso mu buryo bw'umwuka. Kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko ugiye kubona imigisha myinshi ni intambara yo mu buryo bw'umwuka irushaho kwiyongera. Ese waba warabonye ko mbere y'uko ikintu gikomeye kiba, ubuzima buba bugoye kurushaho? Uhura n'abakurwanya benshi, uhura n'ibibazo byinshi, abanzi bakagutera. Kuki? Ni ukubera ko Satani azi ibyo Imana igiye kugukorera mu mibereho yawe, kandi yifuza kubihagarika. Umwanzi ntarwanya abantu badafite aho bagana, arwanya abantu bari hafi kugera ku ntego Imana yabahaye. Bityo rero, mu gihe uhanganye n'ingorane, mu gihe wumva ko ibitero byawe byiyongereye, ntugacike intege. Ahubwo ujye ubifata nk'ikimenyetso cy'uko uri hafi y'ikintu gikomeye. Komera ushikame, kuko kwizera kwawe ukomere ku masezerano y'Imana, kuko nta ntwaro yacuriwe kukurwanya izagira ikigutwara. Ikimenyetso cya kabiri, igihe cyo kwigunga no kwitandukanya n'abandi. Mbere y'uko Imana iguha imigisha, akenshi iba yaraguteguriye umugongo, ahantu n'ibintu ubuzima bwawe bitakiri mu mugambi wayo kuri wowe. Ushobora gusanga uri wenyine, abantu wigeze kwishingikirizaho bashobora kugufasha. Imibanire yahoze ikomeye ishobora gusenyuka. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, ibi si igihano, ni imyiteguro Imana iri guca. Ikuraho ibintu bidashobora kugendana nawe mu gihe cyawe gikurikira. Rimwe na rimwe igomba gukuraho abantu bamwe, kuko byabangamira umugisha ishaka kuguha. Ntutinye rero igihe wumva uri wenyine, Imana irimo kugushyiraho igice cy'ikintu gikomeye. Ikimenyetso cya gatatu, jya urushaho kugira kwizera kandi usenge kenshi. Iyo Imana igiye gukora ikintu gikomeye, ikangura inzara mu buryo bw'umwuka wawe, uzumva ufite icyifuzo gikomeye cyo gusenga, kugira ngo ushakishe ko ibaho no gusoma ijambo ryayo. Ushobora kuba udasobanukiwe n'impamvu, ariko mu mutima wawe ukumva byihutirwa kurushaho kuyegera. Ibi ni ukubera ko Imana irimo kugutegura mu buryo bw'umwuka, kubw'umugisha. Idashaka kuguha imigisha mu buryo bw'umubiri gusa, ahubwo ishaka no kukugwiza mu buryo bw'umwuka, ku buryo ushobora kwihanganira imigisha igiye kuguha, ku buryo mu gihe uri kumva uri mu kaga, igihe ubyutse mu gicuku ugasenga, igihe umutima wawe wifuza cyane ko Imana iba ihari, umenye ko Imana irimo kugutegura gukora ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe. Ikimenyetso cya kane, amarembo atarasanzwe atangira gufunguka. Iki ni ikimenyetso cy'uko Imana igiye guha umugisha amarembo yawe. Inyenyeri ifungura amarembo utigeze witega, amahirwe utigeze ubona aza. Ariko munyumve neza nshuti zanjye, aya marembo ntabwo azahora asa n'ibyo mwari mwiteze. Rimwe na rimwe Imana ifungura irembo mu buryo busa naho ari buto, ariko butuma habaho ikintu gikomeye cyane. Ntugasuzugure intangiriro ntoya, ntukirengagize amahirwe asa naho ntacyo avuze, kuko nubwo ashobora gusa naho ari make kuri wowe, ni intambwe ya mbere gusa y'ikintu kitagereranywa. Iyo Imana igufunguriye irembo, nta muntu n'umwe ushobora kurikinga. Iyo igenda mu buzima bwawe, nta kintu na kimwe gishobora kuyikoma imbere. Ikimenyetso cya gatanu,
igihe cyo kugeragezwa no gutegereza. Imana niha umugisha intoki zititeguye mbere y'uko iguha ikintu kinini. Iragusuzuma ireba uko ukoresha bike mbere y'uko iguha byinshi. Wenda wari warategereje, wenda wari uri kwibaza ku Imana igihe amasengesho yanjye azasubizwa. Reka nkwibutse ko igihe cyo gutegereza atari igihe cyatakaye. Imana ikoresha iki gihe cy'umwaka kugira ngo ikuvugurure, ikubumbe, ikugire umuntu ukomeye. Yosefu yajugunywe mu rwobo ataragera mu ngoro. Dawidi yagombaga guhangana na Goliyati mbere y'uko aba umwami. Abisirayeli bagombaga kunyura mu butayu mbere y'uko bagera mu gihugu cy'isezerano. Niba uri mu gihe cyo gutegereza, ntucike intege. Ni ikimenyetso cy'uko Imana ikorera mu rwihisho, kandi igihe nikigera izaguha imigisha. Ikimenyetso cya 6, ibyiyumvo byimbitse byo kwitega ibintu bikomeye. Ese waba warigeze kugira ibyiyumviro mu mutima wawe udashobora gusobanura? Ibyiyumvo by'uko hari ikintu kigiye kubaho, ibyiyumvo by'ibyishimo nubwo waba utazi impamvu. Uwo mwuka wera, Imana niyo itegura umutima wawe ku byo igiye kuzana. Iyo Imana igiye kuguha umugisha, ishyira ibyiringiro mu mwuka wawe. Ushobora kuba utarabibona, ariko ushobora kubyumva. Kandi reka nkubwire, iyo wumva ibyo byiringiro by'Imana, tangira gusingiza Imana, tangira kwishimira hakiri kare, kuko Imana yawe iri hafi kuruta uko ubitekereza. Ikimenyetso cya 7, ibyerekeye imbaraga ndengakamere. Iyo Imana igiye kuguha umugisha, izaguha ibyo ukeneye byose. Bishobora kuba atari uko buri gihe bizagenda nk'uko ari ubyiteze, ariko Imana izakora ibishoboka byose kugira ngo icyo usabwa mu ntambwe yawe ikurikiraho kizakorwe neza. Ni Yehova Jire uzaguha ibyo ukeneye, kandi igihe azaguhamagarira ikintu runaka azagikemura. Niba warabonye imigisha utari witeze, niba hari umutungo wagiye ugusanga mu buryo utari wateganyaga, noneho witegure. Imana irimo gutegura ikintu gikomeye kurushaho. Iherezo mwitegure kubw'umugisha wanyu. Nshuti zanjye nkunda, sinzi uko mubyumva ubu, ariko icyo nzi ni uko Imana niyo kwizerwa. Ntabwo ari umuntu ngo ibeshye. Niba hari icyo yagusezeranyije, izagisohoza. Ibimenyetso biri hirya no hino. Niba uhanganye n'intambara yo mu mwuka, niba ari mu bwigunge, niba kwizera kwawe kurimo kwiyongera, niba amarembo arimo gufunguka, niba uri mu bihe byo gutegereza, niba ibigutegereje biri kuza mu buryo utari witeze, noneho nshuti yanjye, witegura. Imana igiye kuguha umugisha w'ikintu gikomeye. Ntucike intege, komeza amaso yawe kuri Yesu, komeza umwiringire, komeza umusingize, komeza ugendere mu kumvira, kuko gutsinda kwawe kuri mu nzira. Kandi igihe uwo mugisha uzaba uje, igihe Imana izagenda mu buzima bwawe mu buryo udashobora guhakana, umuhe icyubahiro cyose. Wibuke ko yaguhaye umugisha kugira ngo nawe uzabire abandi umugisha. Ku bw'ibyo rero, komera kandi ube indahemuka, kandi mwitegure, kuko hari ikintu gikomeye kigiye kuza. Imana ibahe umugisha mwese. Ndakwibutsa ngo niba utarakora subscribe, wayikora kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro bya buri munsi. Murakoze. Imana ibahe umugisha.